Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu ashimwe bene data. Nk'uko mubizi ni Florier dusangira ijambo ry'Imana kuri Saveur Divine. Muri uyu mugoroba nejejwe no gushima Imana ko yabanye natwe kandi katurinda igihe cyose tumaze tukaba twongeye guhura. Mwebwe munkurikira rero ndabasuhuje, umwami Imana akomeze abamurikishirize mu maso he. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ijambo ryo kwezwa nk'igice cy'umukristo, kandi igice cy'ingenzi. Bibiliya itwereka cyangwa se no mu mateka rusange muri biology bitwereka ko umuntu agizwe n'ibice bitatu by'ingenzi binini, main binini by'ingenzi. Harimo umutwe, igihimba, amaguru n'amaboko. Umukristo rero nawe niko ameze, agizwe n'ibice bitatu. Igice cya mbere ni ukwizera. Bibiliya itwereka ko umuntu utizera adashobora kunezeza Imana kandi nta nubwo yajya mu ijuru. Kwizera Imana ni igice cy'ingenzi kigereranywa nk'umutwe w'umuntu. Hanyuma igice cya kabiri ni ukwezwa. Kwezwa k'umuntu bigereranywa nk'igihimba, igihimba cy'umuntu. Hanyuma gutegereza Imana usenga. Gutegereza Imana usenga ni igice cya gatatu. Bibiliya itwereka ko gusenga bikingura ijuru. Gusenga niyo nzira yonyine yo guhura n'Imana, yo kuganira n'Imana. Rero icyo ni igice kigereranywa n'amaguru n'amaboko. Ni urugendo, ni ukugenda uri mu bikorwa. Rero tugiye kuganira kuri iki gice cy'igihimba kigize umukristo, ari cyo bita kwezwa. Turasoma mu Baheburayo ibice 12 umurongo wa 14. Mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Iri jambo kwezwa bigaragara ko ari ukuhagirwa. Ukuhagirwa imyanda yose ikakuvaho. Nta muntu n'umwe wakwishimira kugenda afite umwanda, nubwo kaba ari gatoya. Ufite uburyo ugakuraho wagakuraho, ariko igitangaje ni uko hari igihe umuntu agenda muri iyi nzira y'Imana akagenda afite umwanda, azi neza ko awufite kandi ntashake kuwukuraho. Ariko Bibiliya iratubwiye ngo mugire umwete wo kwezwa, kuko utejejwe atazabona umwami Imana. Ntabwo bishoboka ko Imana wayibona utejejwe, kubera ko Imana irera kandi n'abizabana nayo bagomba kuba bera. Rero iri jambo kwezwa Petero we arivuga. Iyo usomye muri Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 2, haravuga ngo mwatoranijwe nk'uko Imana Data wa twese yabamenye kera, mubiheshejwe no kwezwa n'umwuka, kugira ngo mwumvire Imana, muminjagirwe amaraso ya Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro bigwire muri mwe. Petero we yandika uru rwandiko
yavuze inkomoko yo kwezwa. Mu by'ukuri hari igihe umuririmbyi yararimbye ngo ibyo twakora byose n'umwete wacu wose n'agahinda gasaze ntabwo byashobora kudukuraho ibyaha. Hari igihe umuntu agerageza gushyiramo imbaraga ngo ashake kwezwa. Njyewe negeze njya mbigerageza kera nkiri umusore, nkajya nibombarika nkagenda nitonze, nkavuga nti uyu munsi nta muntu ndi bubwire nabi. Nagiraga impano cyangwa se umudayimoni wo kuvuga nabi, nagiraga icyo kibazo. Noneho ariko numva bihora bisona muri njyewe ko ari ikintu kidakwiye ku mukristo. Noneho mu kurwana iyo ntambara, kuko nta mwuka wera nari mfite, nkajya nirwanirira, nkavuga nti uyu munsi mu gitondo ngasenga, nkavuga nti uyu munsi ndagenda nibombaritse ntagire umuntu n'umwe mbwira nabi. Ariko nageraga saa 4 maze kubwira umuntu wese umbwiye mushihura mubwira nabi. Rero Petero yarabisobanuye, ariko na Pawulo yegeze abivugaho, aravuga ngo hari ikintu kiba muri we ngo we agambirira gukora neza, ngo ariko akabona ibibi yanga nibyo yakoze. Ariko aza gusobanukirwa ko hari ikiba muri we gitera ibyo, kirwanya impano y'umwuka w'Imana kiba muri twebwe. Icyo rero ni kamere umuntu wese avukana, kamere y'imiryango, kamere y'akarande, kamere y'ibyaha, kamere yo guhemukira Imana no kuyisuzugura. Ariko ibyo ngibyo byose bikurwaho n'umwuka wera. Uyu Petero rero waravuze ngo iyo mpano yo kwezwa twayiheshejwe n'umwuka kandi tuyihabwa kera. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo Bibiliya iratubwira ngo mbere na mbere hariho Jambo, kandi Jambo yahoranye n'Imana. Bibiliya itwereka neza ko Imana ari ubutatu: Imana Mana, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera. Nta cyaremwe cyose cyaremwe umwuka wera adahari. Imana irema yakoze inama. Muri iyo nama yo kurema umuntu, umwuka wera yari ahari, ndetse na Yesu yari ahari. Rero bari basobanukiwe neza umuntu rero amaze gucumura, Yesu yaraje. Nyuma yo kuza yohereza umwuka. Ndagira ngo mbabwire ngo nk'uko umuntu agizwe n'ingingo 3, niko n'ijuru rigomba kudutegura. Imana ubwayo yabanje kujya yikoranira n'abantu bayo, haza Kristo, none ubu haje umwuka wera. Uwo mwuka wera rero twamugenewe kera, mbere y'uko dutangira kwizera Imana. Imana ishimwe cyane, haleluya. Mbere y'uko dutangira kwizera Imana, Imana yari yamaze kubona neza ko kwizera bidashoboka, yari yamaze kubona neza ko kwezwa bidashoboka, yari yamaze kubona neza ko gukiranuka bidashoboka, yari yamaze kubona neza ko kwera utanduye bidashoboka. Itegura umwuka uzajya yeza abantu. Bibiliya rero iratubwiye ngo iki? Iratubwiye ngo ntibishoboka ko utejejwe azabona umwami Imana. Ariko ijambo twasomye mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo ho hatubwiye ngo mugire umwete wo kwezwa. Ese ni gute umuntu yagira umwete wo kwezwa? Ni uguhora uhamagara Mwuka Wera kugira ngo wumve neza kuri kumwe nawe. Umuririmbyi yararirimbye ngo mu gihe ubona ko utagifite urukundo, menya ko uwo mwuka yabonye kuyoborwa n'umubiri wawe, musaba uti garuka. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo umwuka wera ajya agenda, nubwo waba umutunze hari ibimujyana. Icyo rero uyu mwanditsi w'Abaheburayo atubwiye, aratubwiye ngo tugire umwete wo guhora tuzi neza ko turi kumwe n'umwuka wera, kuko niho tuzaba dufite kwera kwemewe n'Imana. Niho kwezwa kwacu kuzaba kunoze igihe tuzaba turi kumwe n'umwuka wera. Niyo mpamvu yavuze ngo mugire umwete wo kwezwa, mugire umwete wo gushaka umwuka wera, mugire umwete wo gushaka Imana.
mugire umwete wo kwegera Imana, kuko niho honyine hashobora kuduha kwera, niho honyine, niyo nkomoko yo kwera. Ndagira ngo mbabwire ngo nta mutwe ubaho udafite igihimba, nta gihimba kibaho kidafite amaguru n'amaboko. Ndagira ngo mbabwire ngo nta mukristo utejejwe ubaho, uwo ntiyabona Imana. Nta mukristo udafite kwizera ubaho, nta mukristo udategerezanyije Imana amasengesho ubaho. Uyu munsi rero twaganiraga ku kwezwa, kugira umwete wo kwezwa. Umwuka wera niwe utweza, niwe udukuraho ibyaha byose twakoze. Imana ishimwe cyane. Mwakire neza ijambo ry'Imana, muharanire gushaka kwera kw'Imana, kandi Imana yarabitwemereye. Imana ibaha umugisha. Data, turagushimye kubwira ijambo, kandi tugushimiye ku muntu wese uryumvise. Turakwinginze kugira ngo iri jambo ribe imbaraga zacu muri uru rugendo, kugira ngo turusheho gukomera, tugushakishe kwera kwacu, kuko nawe uri uwera uzabana n'abera. Mu izina rya Yesu, amen.